Papa Leo wa 14 nawe yavuze ko izi ntambara zikwiye guhagarara kuko ikiremwa muntu kirahangayitse cyane. Tujye kureba niba hari n'amasomo abatuye isi bakuye mu mateka y'iyo ntambara, tunarebe n'uburyo yatangiye byari byagenze bite mu by'ukuri. Turi kumwe na ambasaderi Joseph Mutabana, nabonye muri diplomasi na politiki mpuzamahanga byose arabidufashamo uko arabyumva neza, arabizi tugiye kuganiraho. Ambassador, muraho neza? Muraho neza Ferdinand n'abadukurikiye. Yego, babitezeho ubusenguzi burambuye cyane kuri ingingo uburyo abatuye isi bisanze muri intambara ya kabiri y'isi. Anavuga ko byakomeje gukuruka n'ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje gukomera, urabidufashamo. Turi kumwe kandi na honorable Senateur Dr Emmanuel Havugimana, muramuzi cyane. Ikiganiro cya none twaragitangiranye buriya mu myaka yo hambere. Aya ni muri 2016 gutyo. 2016. Numva kimaze kubukombe. Yego. Abaturage abatuye mu bice bitandukanye bakamenya uko isi ihagaze. Umuntu utazi uko isi ihagaze ntamenye yajya. Nibyo rwose. Niyo mpamvu abantu bakunda ubusesenguzi bwaganyo bwuje ubunararibonye. Uri impuguke mu miterere y'isi, amateka na politiki byose nawe urabidufashamo. Honorable Senateur Havugimana, hari n'abaganira muri iyi minsi, abantu bari kuganira bakavuga ati imyaka 80 irashize ariko bareba uko isi ihagaze muri iki gihe bakavuga ati si ishobora kubibayeho nabi kuruta no muri ibyo bihe byo hambere muri iyo myaka ya 45 intambara ya kabiri isi yarangiraga. Koko isi mu bihe bigoye kuruta iby'icyo gihe? Jewe ndatekereza ko ntabwo ari ibihe bigoye kuruta icyo gihe. Rwose ntabwo ndi negativiste gutyo. Icyo mbiheraho nuko buriya hari urwego isi yagezeho rutari ruriho kera. Ndashaka kuvuga umuryango w'abibumbye. Burya umuryango w'abibumbye nubwo ufite intege nke zawo mu ruhande rumwe, ariko byibura ni urwego ibihugu byinshi byo ku isi biba birimo bihuriramwo. Haba hari ikibazo ufite ukagira aho ujya kukivugira ukamagana umuntu agashobora kuza nawe kuza kwisobanura. Biriya bihugu bitanu bigize Conseil de Sécurité, inama y'umutekano ihoraho y'umuryango w'abibumbye, nibyo nyine ni nabyo byarwanya izo ntambara za kera ya mbere n'iya kabiri y'isi. Iyo bishoboye rero kuba byakwicara bikaganira bikareba no hirya no hino ku isi ibintu byifashe, bishobora kuba byagira uwo biha warning, uramenye urimo urarenza urugero, uramenye. Nicyo cyizere mfite yuko kandi ingiro zirahari. Ejo bundi se India na Pakistan byari bikubitanye ariko babahagaritse rwose. Trump ubwo natangaje mbere ko igitsura bakubita ati mura, kandi bose bafite bombe uko ari babiri. Niyo mpamvu rero mvuga nti buriya umuryango w'abibumbye byibura ufite icyo gihe wabagaho. Ntabwo wabagaho mu ntambara ya mbere y'isi yose, nta nubwo wabagaho mu ya kabiri y'isi yose. Umuryango w'abibumbye wavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ndumva aricyo cyizere mfite ko urwo rwego rushobora gutuma ibibazo bivutse hirya no hino ku isi bituma ababifitemo uruhare bagira urwego bahuriramo, umwe akamagana undi, abandi bakagira icyo babivugaho. Ariko yakora icyo riske irahari. Kuba riske kuba ihari byo ntawabihakana, kubera abafite intwaro nabo bariyongereye. Ibihugu byari bifite bombe atomique kera byari nka 2 gusa, none bimaze kubagira nko 8 ibizwi. Aha ni bishobora kuba yibitse nta mwibanga nta urabimenya. N'abatekereza ko ibirimo ko bishobora no gukurura intambara ya gatatu y'isi. Ambasaderi Joseph Mutaboba, wowe ibyo ubona byinshi hirya no hino ndetse n'impuruza zigatangwa, ntabwo isi ikomerewe mu by'ukuri? Nta gishya kirimo, kuko iyo ndebye ukuntu isi ibyo bita ngo iraremerewe, ntabwo si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Kubera ko iyo ushubije amaso inyuma ukareba uko byatangiye ari intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri, n'iya gatatu wavuga uti nayo ishobora kubaho. Kuko iya mbere n'iya kabiri zarabaye, n'iya gatatu ishobora kuba n'iya kane zabo. Kubera iki? Kubera ko abantu n'ibihugu mu gifaransa tubyita ngo ni insatiable. Ntabwo bashira inyota,
ntabwo bashima ibyo bafite aba ashaka kongeraho akabona ikintu avuga ati iki ngiki ni cyiza kuri ye, ni cyiza ku baturage banjye, ni cyiza ku gihugu, ariko mbonye ibi bishobora kuba byagira icyo bimarira bikanatera n'ishyari. So rya shyari rero riri hagati y'abantu, rya shyari riri hagati y'ibihugu, niryo rikurura amakimbirane, niryo rikurura izo ntambara zose. So igihe rero iryo rari ry'ibintu, iryo shyari ryo gushaka kuba nka mukeba bigihari, bizajya bituma n'ubundi yanyota y'intambara ikomeza ikabaho. Uko ntabwo umuntu apfa kwemera gusa, aranga, yakwanga bakamukubita ku ntoki, yakwanga bakamukubita ku mutwe. Iyo ni intambara niko bimeze, kuko hari abatumva bumva kubera ko isasu ryavuze, ingiro zirahari ziza guca amarenga pe, wamukubita akumva ko bya bintu biri seriye, akagaruka mu murongo, ashira nk'akanya akagira nk'umushuka cyangwa se nawe akishuka, akijarira ati ndumva nishobora guhagarara, akagira ati nk'abya by'abana baba bafite ubwoba, akihagararaho ati wakabwa ati ndaje, wumvishwe ntahagaze nanjye. Ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kumenyera, bijyanye na sosiyete, bijyanye n'ibihugu. Ntabwo nibwira ko ibyo dufite uyu munsi nyuma y'imyaka 80 bitandukanye n'ibyabaye 80 ishize, kuko urebye ukuntu byatangiye, abongereza na empire yabo bajya hamwe bakavuga ati twebwe turajya hamwe n'abafaransa. N'urugero, tujya hamwe n'abafaransa turaza kugira ingufu zo mu mazi, turwanye abadage, kubera ko abadage bafite navire ikomeye, nani force navale. None tubarwanye, barabona ko dufite ingufu, tubambure ibi gutyo. Bati nitunesha abadage turafata abataliyani kuko bari kumwe nabo, nitunesha abataliyani turatera abayapani, gutyo. So uko arangije akumva yanakomeza, ariko cyane cyane bareba kuko hari ikintu cyo bita nationalism. Nationalism buriya ni ikintu gikomeye n'uyu munsi, icyariho kiriya gihe cyatumaga n'ubukirare. Iyo nationalism yigiye wireba mu mateka usanga yaragiye izamuka kandi bigumaho. Buriya wumva Trump yavuga ngo turashaka America first, America first, kandi ngo yongere igarure ubuhangaye bwayo. Ashobora kuba avuga ati turashaka ko nta birabura, nta bundi bwoko bugira imbaraga kereka abera. Urugero nanga ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka umuntu uzacuruza intwaro kereka Amerika, sinshaka uzacuruza urumogi kereka Amerika, n'abarongo bazabe benshi muri Amerika ariko ariho soko riri. So iyo nationalism yo kuvuga ngo jewe d'abord ngo abandi nyuma, icyo ngicyo byahozeho n'ubu biriho, byahozeho kandi bizahoraho. Ubu haravugwa imyaka 80 ishize intambara ya kabiri y'isi irangiye, abanyaburayi bamwe barabyina intsinzi, ariko abandi bo barababaye kuko nyine batsinzwe intambara. N'intambara amateka yayo arigishwa hirya no hino mu isi, kuko bisobanura ko yagize ingaruka ku kiremwa muntu mu mateka yayo cyane. Ubundi ni gute abatuye isi bisanze muri intambara ya kabiri y'isi yose, honorable? Muri intambara ya kabiri y'isi yose ni ingaruka z'intambara ya mbere y'isi yose. Habaye iya kabiri kubera ko habaye iya mbere, niyo mpamvu duhera rero ku ya mbere, kuko iya mbere murabizi ko yatangiye mu 1914 ikarangira mu 1918. Itangiye ite? Itangiye ni bya bindi ambasade yavugaga, ni bya bindi by'ubuhangange. Icyo gihe hariho icyo bitaga Empire Ottoman, no kuvuga Empire y'Abanyaturikiya. Hakaba n'ikindi bitaga ngo Empire Austro-Hongrois,
Empire Austro-Hongrois ni ukuvuga empire ihuza igihugu cya Autriche n'icya Hongrie. None igikorwa cya mbere cyatumye n'intambara itangira, hishwe igikomangoma uwitwaga le Prince Ferdinand muri Tirano. Sarajevo ni muri Yugoslavia. Ni Ferdinand de Lesseps. De Lesseps ni wakoze Canal de Suez. Ni Ferdinand ndetse niyibuka araraswa n'umugore we, noneho ibihugu bita bihaguruka kubera ko yari wo muri Empire Austro-Hongrois. Ibihugu bigengwa igihugu gitangaza intambara ku Burusiya, ikindi gitangaza intambara ku Budage, nk'ibyo bakubishwe na Serbia. Na Serbia intambara agashirira kandi kajya mu byatsi byumagaye umuriro uraka, nuko intambara yatangiye iraba iza kurangira rero mu 1918 Abadage batsinzwe. Abadage bayigiyemo bate? Abadage bagiyemo basa naho bashyikiye l'Empire Ottoman. Nuko hanyuma barahanwa, bihano murabyibuka, kimwe babahanishije natwe cyatugizeho ingaruka. Aya ari amakoloni y'Abadage yose barayabambura. U Rwanda n'u Burundi babuha Ububirigi, buri muri Kongo. Tanganyika bayiha Abongereza. Byatuwe no gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi. Kubera ko batsinzwe intambara ya mbere y'isi yose. Tanganyika bayiha Abongereza bari muri Kenya no muri Uganda. Cameroon bayigabanyamo kabiri, igice kimwe bagiha Abafaransa bari muri Gabon, ikindi bagiha Abongereza bari muri ntuza muri Nigeria. Namibia ari Abadage nayo bayiha South Africa. Togo bayiha Abafaransa, Abadage bava muri Afurika batyo. Ubudage buragenda busubira inyuma, buragenda buracupira. Noneho rero buriya Hitler yagiye ku butegetsi rwose demokratikuma atowe kubera ibitekerezo bye byo kuvuga abya muri Trump yavuga ati ngewe ndashaka ko Ubudage bwongera bukagira imbaraga, Amerika yongera kagira igihe nko kuvuga America First, nawe ubwo yavuga ati Germany First. Atangira kuvuga ikintu bita ngo le pangermanisme. Pangermanisme ni iki? Pangermanisme ni ukureba ukuntu yahuza abantu bose bavuga Ikidage akabahuriza mu gihugu kimwe. Buriya rero Ikidage ni igihugu n'ururimi ruvugwa mu bihugu byinshi by'Uburayi. Igihugu cya Autriche ni Ikidage gusa bavuga. La Suisse ifite province nini cyane ivuga Ikidage. Ububirigi ufite agace kavuga Ikidage mu burasirazuba bw'Ububirigi. Ntuza Ubuholandi bafite ahantu bavuga Ikidage. Wakomeza ukagera muri Pologne, aho bita territoire de Danzig havuga Abadage. Muri Rumania hari Abadage. Muri ya peninsule Balkanika no kuvuga hariya twavuga za Serbia za heza hari abantu bavuga Ikidage. We rero yari afite igitekerezo cyo kuzahuza abantu bose bavuga Ikidage mu gihugu kimwe kikabe gihangange. Ashaka rero kuntu yagira abantu bamushyikira muri ibyo bihugu, abandi nabo basa naho babisuzugura, ariko haza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ubu tugeze mu by'ubukungu noneho, habaho iyo bise la crise économique de 1923, no kuvuga ubucuruzi bwasubiye inyuma cyane mu isi yose. Haba kuri Wall Street, muri buruse ya Wall Street muri Amerika, ahandi isoko ry'imigabane, ibintu birazamba, isi yose igira ikibazo. Ubudage burafatwa n'ubwo bukene, nibwo Hitler atangiye atoye mara ya kabiri, azavuga ati ngiye kuzamura Ubudage mu bukungu, mbere ko tuzakora yose kujya gutya. Aratorwa. Hariho ashaka kugera no kubereka ukuntu byaje gukabya. Asigara avuga ko ubukene bwose Ubudage bufite buterwa n'abantu bitwa Abayahudi. Kubera iki? Kubera yuko buriya Abayahudi aho babaye hose ni abantu bazi gushaka ifaranga. Kubera kuhora bazerera hirya no hino, baravuye mu gihugu cyabo muri Palestine kera cyane, aho bagiye hose bagiye biga, bakabashakashatsi, bakajya muri politiki, ariko cyane cyane bakajya mu mafaranga. Amabanki ya mbere n'ubu ngubu aho bakiriho abafite abantu akomoka Hitler avuga ati ubukungu bw'Ubudage bwose bwatwawe n'Abayahudi. Niho havura urwango rero abantu bakeneye rero ntibatekereza cyane, bahise babona yuko akumbi burya nuko kandi nibyo koko. Itangazamakuru ni iryabo, ibinyamakuru bikomeye biri mu Budage ni iby'Abayahudi.
niho havuye rero no gutangira kubafata, aravuga ati ngiye kugira iki igisubizo cya nyuma, la solution finale, igisubizo cya nyuma ku kibazo cy'abayahudi. Abayahudi kandi bakongera bakaregwa yuko bishe umwana w'Imana Yezu Kristo. Arabibwira abandi, arabibwira abakristo. Ubudage bwari abakristo, Uburayi bwose bwari abakristo. Abayahudi bafatwa nk'abantu bishe, bita ngo le peuple déicide, abantu bishe Imana. Urumva kugenda cyo kirimo abantu bajya bakunda kugibaho cyane. Ejo bundi nahoze mbibwira n'abantu turaganira kuri social media. Papa wari uriho icyo gihe, Pio wa 12 yabaye papa kuva 1939 kugeza 1958. Iyo myaka 19 yamaze nibwo abayahudi batotejwe. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye itariki ya mbere z'ukwa 1939, umunsi Hitler yohereza ingabo muri Pologne, invasion de la Pologne, Czechoslovaquie cyangwa na Pologne, Czechoslovaquie. Pologne bayitwaye inyuma. Ni Czechoslovaquie niyo ngira ngo noneho iyo ntambara ya kabiri y'isi yose kuva 40 kugeza 45 nibwo abayahudi bishwe. Ariko baravuga bati, abantu bagiye basesengura bavuga ati papa nta kintu yigeze abivugaho, yararuciye yararumira. Ntiyigeze yamagana ifatwa ry'abayahudi. Niba ari ubwoba yuko nawe Hitler yamuhitana, niba nawe yarumvaga byose ko rwose abayahudi koko bagize nabi ko bishe umwana w'Imana, ariko icyo kintu Kiliziya Gatolika n'icyo yabiteho icyo cyasha yuko itavugiye abayahudi igihe batotezwaga, igihe bishwaga. Ntabwo bigeze babasengera. Bigeze babasengera kuko ntibabemera, ntibasaba Kristo. Baravuze ko bavuga ngo amaraso ye azadukurikirana twebwe n'abana bacu. Nibyo bavuga ati none se mwavuze yuko amaraso ya Kristo mwamenye azabakurikirana mwebwe n'abana banyu. Ati nibyo bibaye. Donc ndashaka kuvuga ko intambara ya kabiri y'isi yose yavuye ku ntambara ya mbere y'isi yose. Imwe ni ingaruka z'iyindi. Muri ibyo ngibyo ukuntu ya mbere yagize ingaruka ku bukene bwo mu Budage, ubukene bukaza kwitirirwa abantu batabifitemo uruhare cyane, ahubwo ari kugira ngo babone igisubizo aho abaturage, aho ibintu byavuye, banababwira ukuntu igihugu ari gihanganye. Ariko Ubudage burya intambara nayo igira ibintu byiza, ubushakashatsi bukomeye cyane mu byerekeye intwaro za gisirikare. Buriya ibintu byo kujya ku kwezi n'ibyo by'ubushakashatsi amafize ya mbere n'Abadage bayakoze, byo kurasa kure ukorasa muri kilometero 500. Ibyo n'Abadage batangiye kubikora. Izo bitaga amamisire boherezaga abandi batari bafite, batari bazi rwose. Abantu banibaza, urumva Ubudage bwaratsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi, yego, no mu ya kabiri bwaratsinzwe, yego. Abantu bakibaza ati se ubwo bwishingikirizaga iki mu by'ukuri, cyangwa se bwavirwagaho indimwe bitewe n'imyitwarire yabwo ku buryo nyine birangira butsinzwe igihe icyo ari cyo cyose. Wenda reka mbaze Ambasaderi Mutabo. Icyo bitisagaho ntabwo uzi ikibazo kuki ikishaka kugeraho. Yaba mu ntambara ya mbere y'isi bwaratsinzwe, yaba no mu ntambara ya kabiri bwaratsinzwe, cyangwa bwajyaga mu ntambara nta mbaraga. Oya, ntabwo ko nta mbaraga bari bafite aho. Bari bazifite, ariko ahubwo barushijwe imbaraga n'abandi kuko bagiye hamwe. Ayo bita les alliés, the allied forces. Abongereza bagiye hamwe n'Abafaransa, nyuma haza kuza Abanyamerika nyuma babaye dronire. Urumva ko bose basaga n'abarwana n'ubukungu, n'iyere economique. Uzanabirebe n'ubu ngubu biracyariho ibintu by'ubukungu bigenda bikurikirana na development technologique. So iyo kimwe cyabanje bamwe bagifite, abandi bakashaka kujya mu kindi, barangiza basa naho babirwaniramo. Bakagira rya shyari no kubwiraga twitangira ikiganiro, ugasanga bati Abongereza bafite amato puissance maritime, twebwe tuzagira dute? Baradutsinze aha n'aha, bagize bate, natwe tugomba kuranforsa. Bakagira bati noneho bo ubwo bahugiye mu bintu by'amato
kugira ngo ibyo mu kirere si cyane reka tubaprovoke mu kirere kuko dufite indege dufite ibikoresho byo mu kirere bishobora kurwana urabizi ko bigeze no kurwana bijya kubombarida mu Bwongereza Abongereza Royal Force yabatsinda ariko bari noneho barahindura tactique bajya kubombarida imijyi yo mu Bwongereza itandukanye ni nko kumezura ni nko gupima ingufu za buri muntu ari akanareba na tekinoloji afite aho ishobora kuba imugejeje cyangwa yamugeza akomeje muri iyo line ubu rero ni naho bikomeye kuko iyo ureba muri iyi myaka yose wavuze imyaka 80 ishize iyo usesenguye neza ukareba mu bintu by'ubukungu ukareba mu bintu bya siyanse ukareba mu bintu by'ubuhanzi guhanga agashya muri tekinoloji usanga harimo ikintu cya competition cyane iyo competition niyo igenda itanga ingufu ku buryo igihugu kimwe gishobora kuba cyumva cyasigaye inyuma kikarwana n'ikindi ngubu urugero nk'ubu ngubu ibiriho biba i Burayi ubu ngubu mvuyeyo nayibonye Trump amaze kugaruka ejo bundi abaze gufata Trump wa mbere ibyo babwiye bari mu nama ya NATO nyiraho ati I warn you ntabwo Amerika izakomeza kubarinda umutekano arigendera ejo bundi aragaruka yongeye gutorwa yabisubiyemo ntabwo tuzongera nimushyiremo amafaranga mwirindire umutekano cyangwa se ayo nshyize muri mu makube kabiri kuko umutekano n'uwanyu turwane ariko mbabwiye yuko ntazongera Amerika ntizongera igihe bavuze ngo Amerika ntizongera ibihugu byose by'Uburayi byahungabanye n'ubu rwose iyo babiganira urabyumva ko bahungabanye uko guhungabana byateye iki noneho rero barareba bakavuga ati nimwongere murebe mu bihugu byacu hagati ibyahoze ari colonial powers abakolonije ibihugu bitandukanye byo muri Afurika byo muri Aziya no muri Amerika y'Epfo byose bitangira kugenda bisubira inyuma bakareba bakavuga ati uko abo twakolonije batwishituye cyangwa ariho batwishitura turajya he uko Amerika none twishituye igihugu idukuyeho amaboko ivuga ngo nitwicungire umutekano turabikora iki turabigeza dute cyakurikiye mu bitangazamakuru babyumvise bose nta exception ari European Union ari Ubwongereza bwavuyemo bose baravuze ngo duhagaritse imfashanyo za aide de développement bita ngo imfashanyo zo iterambere zo guteza development zo gutera imbere no guteza imbere ayo mafaranga batangaga bavuga ngo bashaka development y'ibihugu byo muri Afurika byo muri Aziya byasigaye gutyo icyo kintu cya mbere turagihagaritse cya kabiri turabisimbuza iki amafaranga tukuyemo tugarusha tugomba kuyashyira mu mutekano wacu kubera ko entre parenthèses Amerika ntishaka gukomeza kuducungira umutekano bemeje kandi bumvikanye ko ni naho bageze ubu ko bagomba kuranforsa kugira intwaro zihagije bagasubira muri fabrication mu gukora za ntwaro bakagira uburyo bazagira amafaranga ajya kuzigura aho zigezweho muri Amerika cyangwa n'ahandi so urumva ko iyo course kurara mu marero muyifate muyihanga amaso nayo iri gutera impungenge cyane niba tuvuga ko intambara ya kabiri y'isi yatangiye muri 39 ikarangira muri 45 ariko bagasobanura ko ari imwe mu zangije cyane kiremwa muntu zagize ingaruka nyinshi cyane ku kiremwa mu mateka yacyo honorable senateri kuba yararwaniwe mu byiciro bitandukanye mu mazi mu kirere ku butaka na hehe ubukana bagayo buremereye ku ruhe rwego kuko regana no muri iki gihe turabibona ko abantu barwanira ku butaka mu kirere no mu mazi hose ariko se muri icyo gihe ho byari bikomeye ku ruhe rwego ku buryo ihitana abantu nk'abo ngabo buriya kimwe mu
mu ngaruka z'intambara kandi navuga ko ari akamaro nubwo ingaruka burya kenshi ni ingaruka ni negatifu, ingaruka ni ingaruka mbi. Akamaro k'intambara navuga ngo ni akamaro ni uguteza imbere ubushakashatsi, ubushakashatsi mu byerekeye intwaro. Buriya mu ntambara kabiri y'isi yose nibwo ikintu cyitwa indege cyateye imbere, ubushakashatsi indege za gisirikare z'intambara. Ariko nyuma intambara irangiye, tekinoloji bakoze mu byerekeye by'intambara niyo bahinduyemo indege za gisivili. Buriya indege za gisivili zateye imbere cyane nyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Donc nashaka kuvuga ko gukoresha indege byatumye intambara ikomera cyane, kubera yuko intambara ya mbere y'isi yose indege ntizabagaho. Bari bafite ibintu bimeze bya bindi bita ngo ubundi mu Kinyarwanda se ukuntu yabyita le montgolfière, ikintu cy'ikibalo kinini cyane bashyira mu mwuka kikazamuka mu kirere, umwuka ushyushye kikazamuka mu kirere, harimo umuntu ufite jumelle agenda areba position abandi barimo. Wabasha kukirasa rero urumva ni igipurizo kiri mu kirere, bakirasa kikikubita hasi kikashya bikaba birangiye. Nyuma rero ubushakashatsi bwateye imbere cyane, indege zitera imbere ku buryo noneho mu ntambara y'akabiri y'isi yose bari bafite indege zibombarida ziza zigatera amabomba ahantu. Noneho rero karundura Abadage bakoze ibintu by'ubushakashatsi bikomeye, bakora ibyo twita ni amasumara, amato agendera munsi y'amazi, amato ya gisirikare agenda munsi y'amazi, harimo nk'abasirikare nk'icumi, akagenda mu kuzimu munsi y'amazi, ubwato butabizi ko munsi harimo ikintu, bakajya kubona kirazamutse hejuru, kirabarashe kirabasandaje. Bwa buhangange bw'Ubwongereza bw'intambara yo mu mazi Abadage babusenyesha gukoresha submarines, izo ngizo isumare zigendera munsi y'amazi. Ni Abadage nibo byatunguye Abanyamerika bikomeye cyane, bituma ahubwo noneho n'Abanyamerika basigara bakutse umutima, kubera ko ubundi Abanyamerika nibo bazanaga ibikoresho bikaza mu mato bivuye muri Amerika bikaza muri Atlantique yose, bizanye intwaro, bizanye abasirikare, bizanye gufasha ingabo z'Abanyaburayi. Ariko ubwato bw'Abanyamerika bukaza bwagera nko kuri kilometero nk'icumi zaho bugomba kugera, akazamuka mu mazi, akazamuka igisuma cy'Abanyamerika kikabarasa kikabushwanyaguza. Ibyo nicyo kintu cyabahungabanyije cyane. Abanyamerika rero nabo bajya mu bushakashatsi bukomeye, n'intambara yabereye mbi cyane. Abanyamerika bajya mu bushakashatsi bukomeye bwatumye bagira ya bombe atomike. Bombe ya mbere atomike yatewe ku mujyi wa Hiroshima itariki 6 z'ukwezi kwa munani 1945. 6 z'ukwa munani nabwo yari igikorwa, icyayikoze bari bagikuye muri Zaire. Ibyo bayikoresheje bayikuye muri Kongo. N'ubu harabashishikaje cyane. Hariya se ko hari igitego ikindi rero, hariya ko hari ibintu byose Imana yaremye bihari mu y'agaciro yose abaho ku isi arahari. Bumva batera bombe, nta muntu wari wabona iyo bombe, yari intwari idasanzwe. Abayapani bari baranze kurekura, ariko babonye iguye ihitanye abantu barenga 300,000 mu mujyi wa Hiroshima, bakuka umutima, babakubise n'ikindi nyuma y'imini. Noneho rero bya byo kwihagararaho by'Abayapani barakomeza barashinyiriza, bakomeza kurwana, banga gusinya amasezerano y'amahoro. Tariki ya 7, tariki ya 8 irashira, tariki ya 9 z'ukwa munani babakubita indi Nagasaki. Noneho barayamanika, Abayapani barayamanika, kuko burya mu muco wabo kumanika amaboko iwabo rwose ni isoni ziteye ubwoba cyane. Hariho abenshi bahisemo kwiyahura aho kugira ngo bamanikire amaboko abanzi b'Abanyamerika. Donc ibyo bintu bibiri, kandi baravuga ati nimwongera niya gatatu turayifite, kandi nta yindi bari bafite, barababeshya. Twakubitiye gatatu, none turayikubita Tokyo muri kapitale. Abayapani baremera basinya, bahurira mu bwato aho ngaho muri Ocean Pacifique, basinya amasezerano ngira ngo mu kwezi kwa 9 muri 1945, bemera ko batsinzwe, bemera ko Abanyamerika bashyira base militaire, bemera ko batazongera kugira ingabo,
kubaza umutekano uzakubona polisi ko umutekano wabo bya gisirikare uzarindwa n'abanyamerika bashyira baza ahantu hitwa Okinawa n'ubu baracyahari abanyamerika baza ya Okinawa bituma abayapani bacika intege. Hitler arabyumvise ko Japani yamanitse amaboko ariyahura. Mussolini baramuhitanye muri ntuza muri mu Butaliyani. Intambara ya kabiri y'isi yose irangira ityo. Ariko yamaze abantu yahitanye ibintu byinshi cyane kubera ya tekinoloji navuze za ndege zakoreshejwe mbere zitabagaho za sumara sambura amato buriya ntabwo twavuze ukuntu abanyamerika bagiye mu ntambara kubera ko indege z'abayapani zavuye muri Yapani zagenda zibasenga mu kirwa ahitwa Pearl Harbor muri Hawaii hafa abasirikari barenga 5,000 hari se by'abanyamerika. Amato yabo yose yarahari ahinduka umuyonga tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 1941. Nicyo cyatumye icyo gikorwa cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 12 1941 nicyo cyatumye Amerika ijya mu ntambara. Ubundi intambara ya mbere y'isi yose Amerika ntiyigeze yijyamo kuko ntiyigeze igera ku banyamerika. Ahubwo buryo ikindi kintu avuga ko akamaro k'intambara ituma n'ubucuruzi bwiyongera. Industries zo muri Amerika zateye imbere kubera intambara ya mbere y'isi yose no mu ya kabiri y'isi yose. Ikindi cya gatatu ingaruka byagize abagore kujya mu kazi kubera ko abagabo bari ku rugamba. Abagore bajya mu nganda niho bakoraga basimbuye abagabo baragiye ku none rero birangiye abagore bati natwe tugomba kugira ijambo. Burya ijambo abagore bahawe ijambo cyane intambara ya kabiri y'isi yose baze kwerekana ko nabo ari imbaraga zikenewe bagize uruhare rukomeye kugira ngo igihugu cyabo Uburayi na Amerika bishobore gutsinda intambara. Mbese ubwo tuvuye ko nubwo wenda hariho ibihugu byari byarishyize mu matsinda cyangwa mu mabloke tuvuge ko hari nde wishimira intsinzi y'intambara ya kabiri y'isi? Uyishimira n'abana bayitsinze. Nubwo abantu ntibabivuga cyane n'ababivuga basa n'abafite ubwoba sinzi impamvu. Nubwo intambara ya kabiri y'isi yatsinzwe n'Abarusiya abantu ntibakunda kubivuga bashaka no kubivuga kubera y'amakimbirane yabo natangiye nkubwira bati niba ko ari Abarusiya singira Abanyamerika n'Abongereza n'Abafaransa etc. Ariko wavuze ingaruka zabaye ibintu byangiritse muri ya ntambara. Abantu bapfuye Abarusiya bonyine bapfushije miliyoni zirenga 20 bonyine. Abarusiya baguye mu ils ont payé un grand prix cyane. Ariko none wareba ubu aho ni naho ngira ngo nubuza gusubiza cya kibazo bababuje kare. Iyo ureba ukavuga inyiturano y'isi ko mbona ari yani y'Abanyarwanda bavuga nyine ni inyiturano y'isi. Kubona ukuntu Abarusiya bafashije muri iyo ntambara barwanya Abadage intambara bakayitsinda. None Abadage n'abandi banyaburayi bari hamwe barwanya Uburusiya bafatanyije n'Abanyamerika. Mbese ubu ntabwo bishobora gutera indi ntambara. Ahubwo se intambara yari kurangira uribuze ko kwagigaruka intambara yari kurangira y'Amerika idatera biriya bombe Hiroshima na Nagasaki. No, ariko biriya nibyo nakubwiye dutangira nabivuze nabyo. Ugomba kugira ko hari abatumva amagambo asanzwe, hari abataganira badashaka no kuganira, ariko bateye ibombe nka kuriya ukabatsinda barayoboka. So barayobotse. Abayapani bishe abasirikare babongereza 80,000 muri Singapore. Niba amateka muyazi menshi Singapore. Ariko Ubuyapani n'Ubwongereza n'ibindi bihugu twavuze byose bari hamwe. So barabatsinze barayobotse bagaruka mu ruhande rwabo barwanaga kubera ko barushije ingufu. So n'ubu rero icyo nkubwira, iyo urebye ukuntu bigenda bitutumba bishobora kongera bigatera même mouvement d'ensemble niko bizagenda n'ubundi. Kugenda ureba ukavuga uti ni ibihe bihugu kuko ni nk'ibya mbere
basanga ari ibihugu bijya hamwe nk'uko n'ibindi byagiye bijya hamwe mu ntambara ya mbere n'iya kabiri. wenda icyo umuntu yakongera hari nuko urebye burya mu by'ukuri ni nka ya ndirimbo ya wa mugabo intambara yasenye ntiyubaka. intambara yasenye ntiyubaka burya ntabwo wavuga yuko hari uwungukiye muri iriya ntambara, bose babihombeyemo. Bose babihombeyemo. Reka mbere kuntu Uburayi bwahombye. Uburayi bwahombye kubera yuko intambara ya kabiri y'isi yose yatumye ibihugu byari byarakoronijwe byose bishaga ubwigenge. Abirabura baratinyutse, babonye umuzungu yirukanka yabangira ingata. Abasenegali baba bagiye ku rugamba gufasha abafaransa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ari Abanyafurika bagiye. Abanyafurika nyine. Abantu bita ngo retirayer Senegal. Babita ngo retirayer Senegal, ariko ubundi bari bavanye nabo muri Mali, nabo muri Burkina Faso, bagiyeyo bakajyabona ukuntu umuzungu yirukanka yumvise isasu ry'Umudage. Bagaruka batinyutse. Ati abantu bwabo ni imbwa kuriya. Bumva isasu bose bakarigita. Noneho haza kuvuga n'umuryango w'abibumbye navugaga, ushyiraho icyemezo cyo kuvuga ko abaturage b'isi yose bagomba kwihitiramo abayobora. Le droit à l'autodétermination. Niho havuye ibitekerezo bya independence. Umuntu yavuga ati ese intambara ya kabiri y'isi yose itaba, ese tuba twarabonye independence mu bihugu bya Afurika? Ntabwo nzi ko byari gukura. Abazungu bari kurushaho kudukomeza kudutegeka, kubera yuko bari kuducinyiza ko bashatse, kubera yuko babona ko ntawe bashyiraho imbaraga. Ariko ikindi cya kabiri, ingaruka ikomeye yavuye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, imwe bavugaga by'amabloke. Uburusiya bwahise bumenya ko muri Afurika hari abantu bakoronijwe, barenganye, batangira guhangana n'Uburayi bw'ibi bihugu by'abakomuniste. Nibyo byatangaga intwaro ku baroberi. Abantu baharaniye ubwigenge muri Afurika benshi bahawe intwaro n'Uburusiya n'Ubushinwa, le bloc communiste. Isi yari imaze gucika mu bice bibiri. Ni bimwe twavuga mu gitondo dutegura ikiganiro, nibyo bise intambara y'ubutita hagati ya bloc est y'Uburasirazuba ariyo y'Abarusiya n'Abashinwa bo ngabo, na bloc yo mu Burengerazuba y'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abongereza. Ibyo rero Afurika yabyungukiyemo kubera ko yashoboye gufata ijambo, igashobora gusaba ubwigenge, kandi bigakunda n'ubwo bwose bwaba ubwigenge mu magambo kuri benshi, ariko byibura byabaye ibihugu bifite ubuyobozi bihitiyemo, n'ubwo bwose intambwe ikiri ndende kugira ngo tuzabone uko nta bwigenge ugira ugisabiriza. Urabona ko muri iyi myaka harimo noneho gushaka ubwigenge economique. Kuvuga ngo Abafaransa bari muri Niger, n'urugero mfatira umwe cyangwa ebyiri, bari muri Niger kuva mu 1900 bagejeje muri 2023 na 4 bagikora ibyo batangiye gukora neza rwose, nta ukibahagarika. None haje groupe y'abayobozi bashya batinyuka, ibyo batinyuka ubwo Umufaransa gusubira iwawe akareba akavuga ati ndajya he iwacu, uvuga niyo ko ari iwacu. Akareba biriya bya aho bacukuraga iranium n'ibindi arite akavuga ati amashanyarazi y'iwacu aturuka akajya gucanira abana acanira Abafaransa tuyare 25 kwijana bya energy y'Umufaransa ni iranium ya arite muri Niger. Kubona rero umwemeje ko agomba gutaha akagenda, ukabwira umunyamerika warabanze kuhava, akumva ko nawe agomba kugenda, ko nta kintu afite ikintu gikomeye, ni page ikomeye cyane, page ikomeye. None ukava ku gihugu kimwe ukajya kuri 2 3 4 ibindi bishobora no kuvuga kwihagarara bakavuga ati umvise Namibia. Namibia tangiye gufata ijambo nayo, of course. Sakavuga ati mutureke twimenye, dufite ibibazo turabizi, ariko twebwe d'abord. Zo mwavuga ati America first, nawe tuvuga ngo Africa first. Esa turacyafite ikibazo cyo kuba tutavuga rumwe gusa. Baracyatucamo ibice byarabaye, biracyakomeza amateka turimo, ariko tugomba kwinyagamburamo kugira ngo dushobore kugira ikintu twagize. Professor Celestin Ntibuguzwa nawe ari kutwumva, uriya iyo tuvuze kuri intambara ya kabiri y'isi yose, we yanabaye no mu Burusiya, nawe yarabikurikirana cyane. Professor muraho neza? Neza Ferdinand.
yego turi kuganira kuri imyaka 80 nta ishize intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, ariko abantu baranibaza iyo habayeho nyine ni buri mwaka kwizihiza intsinzi, usanga nk'Abarusiya bishimira intsinzi cyane kuvuga ko banakubise Ubudage bw'Abanazi, ariko barasubira inyuma nyine ukanareba abari bari muri iyo ntambara bose uburyo Ubuyapani bwamanitse amaboko nyuma yo guterwaho ibisasu bya kirimbuzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baribaza bati se Uburusiya nibwo bwatsinze intambara ku rwego rukomeye cyane ku buryo ari bwo butegura ibirori byo ku rwego rwo hejuru, abandi bo bimeze bite mu by'ukuri? Uburusiya bwagize irihe jambo muri intambara ya kabiri y'isi? Iyo urebye mu by'ukuri Uburusiya cyangwa se ingabo bitaga ingabo z'umutuku Armée Rouge, zari ingabo za Soviet Union icyo gihe cyangwa Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, zarwanye urugamba rukomeye kuva muri 41 kugeza muri 45. Ikindi ni umubare munini w'abaturage Uburusiya bwapfushije muri iyo ntambara ya kabiri y'isi, kuko iyo urebye tuvuge nk'Ubufaransa bwatakajemo abaturage bageze ku 600,000 n'abasirikari babariwemo, ariko Abarusiya ubwabo batakajemo miliyoni zigeze kuri 26. Urumva rero ikiguzi cy'iyo ntsinzi nta gihugu na kimwe uramutse urebye nko ku baturage batakarijemo ubuzima, nta gihugu na kimwe gifite ikiguzi kigeze nk'icyo ku Burusiya. Miliyoni 25-26 ni umubare munini cyane w'abantu. Ikindi ni uko iyo urebye nanone ikarita geopolitike y'Uburayi, buriya Ubudage ntabwo aribwo bwarwanye n'Uburusiya Ubudage bwonyine, kubera ko Ubudage iyo bwafataga ibihugu nka biriya byo kuva mu Budage kugera mu Burusiya, hari ibihugu biri hagati byagiye bibanza gufata bya Polonye, Czechoslovakie, kuza ndetse na hariya za Belarusi, Ukraine n'ibindi bihugu biriya. Hari ibihugu Autriche byinshi havagamo abarwanya Abadage, ariko aho bafataga hari n'abandi bayobokaga bakiyunga ku Badage, ku buryo Abadage, ingabo z'Ubudage zigera mu Burusiya n'amabata yatandukanye, hari harimo abaturage b'ibihugu byinshi by'i Burayi byari byabayobotse Abadage ba Hitler. Noneho Uburusiya bwarwanaga n'ingabo zituruka mu bihugu byinshi. Kuva rero mu ntambara ya Kursk yabaye mu kwezi kwa 10 mu 1941, aribwo Abarusiya ndetse babwiraga uwayoboraga Uburusiya icyo gihe Stalin bati ni ukwimuka Moscow, kuko Moscow ishobora gufatwa akabyanga, batangiye kubigarurira. Kuva muri 41 kugeza muri 45, urumva Abarusiya nanone bakoze urugendo rukomeye, bagenda barwana basunika Abadage, barwana na bya bihugu bari barigaruriye n'ababayobotse bandi, kugeza bafashe Ubudage, bafashe Berlin, bafashe ingoro ya Hitler i Berlin. Noneho bazamura ibendera rya Soviet Union ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5 muri 45. Abarusiya rero niyo mpamvu kuva icyo gihe ni umunsi mukuru ukomeye, kuko ukabahuza kubera ko Uburusiya butuwe na nasiyo nyinshi, butuwe n'amoko menshi, ariko icyo gihe bose bahuriye hamwe barwanya Abadage b'Abanazi bateye, bakaba bumva kandi banabyemera yuko bahagaritse, ari urugomero rwahagaritse iyo Abadage b'Abanazi, bukabohora ibihugu byari byafashwe byigaruriwe, ndetse bukabohora n'isi, kuko iki yari gufatwa. Ikindi ni uko
Amerika n'ibihugu by'Ubwongereza cyangwa se ibyo bita Uburayi bwo mu burengerazuba bafungura abanyamerika bakora debarikament do Normandie, icyo abarusiya bo bise gufungura foro ya kabiri. Usanga mu by'ukuri ibyo byarabaye, abarusiya basa nkaho bagaragaza ko aribo bafite bari gutsinda bagenda basunika Abadage, ku buryo byagaragaraga ko n'ubundi bari gutsinda. Ugasanga rero icyo gihe baratangiye gusa nk'abatanguranwa ngo ninde uzafata Berlin bwa mbere, kubera ko abanyamerika baravuga ati abarusiya bashobora kugera Berlin bagakomeza. Ubwo rero bagombaga, hajemo n'imishyikirano, ariko ku kibazo wari ubajije, abarusiya babifata nk'intsinzi cyane ikomeye yabo, nko kubohora igihugu cyabo ndetse n'isi yose, kutaba abacakara b'Abadage b'Abanazi. Noneho guhera icyo gihe parade ya mbere kuri Red Square i Moscow, cyangwa se aho bita Place Rouge, yabaye kuri iyo tariki nyine muri 1945. Kuva icyo gihe buri mwaka barabyibuka, hakabaho kwibuka abagize uruhare. Hari ikintu gikomeye kuko icyo gihe abagabo bose, hari n'abantu bataye ishuri bajya ku rugamba bafite imyaka 10, hari abantu bataye amashuri bajya ku rugamba bafite imyaka 7 n'8, bamwe bakiriho ari abasaza, abandi bakavuga ukuntu byagenze. Ikindi, abagore bose n'abakobwa mbese bagiye mu nganda bakora intwaro, abize siyanse, abize fizike, abize shimi, bakajya bareka ibyo gukora ubushakashatsi busanzwe, baravuga ngo ni iki twakora kugira ngo dufashe ingabo zacu ziri ku rugamba. Ibyo rero ni ibintu bibahuza nka nasiyo, ni ibintu bibahuza nko kwibuka basogokuru babo, abasokuruza babo bagize urwo ruhare, noneho bakanabifata n'umurage. Ndetse ni nabyo yanabigarutseho mu ijambo nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yavuze kuri uwo munsi, ashimira anavuga n'ikibahuza, anavuga ati baturaze umurage wo kurengera igihugu, wo kutazatuma gifatwa bugwate cyangwa se kigafatwa n'Abanazi. Noneho ahita anabihuza n'intambara bari kurwana muri Ukraine, ashimira abasirikari bari kurwana, akabagereranya ubutwari bwabo bafite n'ubutwari barazwe n'abo bakomokaho barwanye muri iyo ntambara ya kabiri y'isi yose. Nareho bigaragaza mu masegonda make, bigaragaza gute imbaraga z'Uburusiya niba bwishimira iyi nsinzi unakurikije ibyo Putin yavuze? Bigaragaza imbaraga z'Uburusiya kubera ko iyo nsinzi nyine bagaragaza ko ntago yizanye. Hari imbaraga z'Uburusiya zigaragarira mu bahanga bafite, bashobora gukora intwaro zijyanye n'igihe, bagakora intwaro nyinshi mu gihe gito, kandi bakaba bashobora guhangana n'umwanzi aho yaba aturutse hose, n'uko yaba angana kose, yaturuka mu kirere, yaturuka ku butaka, yaturuka mu mazi, yaturuka mu burengerazuba, yaturuka mu burasirazuba, yaza mu gihe cy'impeshyi cyangwa yaza mu gihe cy'itumba. Bakaba bagaragara yuko bafite igisirikari gifite inzego zitandukanye kandi kijyana n'igihe, kandi intwaro bakoresha zose muri izo ntambara atari izo bagura ahandi cyangwa bahabwa n'undi uwo ari we wese, bakoresha abahanga babo bashobora kuzikorera. Ubwo buhanga rero n'ubuhangange buri gihe barabugaragaza bakanabwishimira, noneho bigatanga na morali ku baturage babo. Yego, Professor Celestin, murakoze. Urakoze cyane Ferdinand, kandi nabo muri kumwe mu kiganiro ndabashimiye, n'abadukurikiye murakoze cyane. Barimo kukumva. Murakoze. Yego, hari akantu havuze kanyibukije muri bya bindi bya tekinoloji, ukuntu intambara iteza imbere ubushakashatsi. Ubu abatwumva benshi bazi imbunda yitwa AK-47 Kalashnikov.
Kalashnikov ni umuntu wayihimbye, ni Umurusiya. 47 nuko yahimbye mu mwaka w'1947. Urumva ni ntambara ya kabiri y'isi yose yari irangiye, ubushakashatsi yari yarabutangiye, ariko aza kubushyira hanze neza intambara yarangiye, ariko n'intwaro yagize akamaro cyane muri mu kwibohora kw'ibihugu bya Afurika na Aziya. Abarobeni kugeza n'ubu ngubu, kuko ni intwaro itaremereye cyane, iba ishobora kurasa umwanya munini ntishyuhe, nk'uko izindi zimwe zimera, ishobora kurasa amasasu menshi uyikoresha muri automatique, cyangwa ushobora kurasa isasu rimwe rimwe. Ni tekinoloji abantu bo mu burengerazuba bw'isi batari bazi. Ubu ngubu rero nicyo navugaga yuko intambara nayo igenda ituma ubushakashatsi bwiyongera. Dore se honorable ko iyi ntambara yahitanye abantu benshi cyane, hagati ya miliyoni 60 na 80, abasivile buriya ngo nibo benshi cyane muri miliyoni. Yego intambara zose burya abasivile nibo bapfa, abasirikare bapfa bakeya. None hakaba hariho n'izindi ntambara zikomeye cyane abantu bafite impungenge ko zishobora no kuganisha ku ntambara ya gatatu y'isi. Ni ukudashaka gusubiza amaso inyuma ngo bamenye uko amateka yagenze, bumve buri kiremwamuntu cyahakubitikiye muri iyo myaka. Uyu munsi bakaba bakwiye kubyirinda, ahubwo bakubaka amahoro. Kubera iki ibi ngibi turi kubibona kandi hari n'ibyabaye? Simbizi igihe mbona ko abantu ariko bateye, igihe cyose bahora bapinganwa, n'igihugu ukomeye n'igihugu ukomeye. Dufashije ku rwego rw'abaturanyi, wowe n'uwo muturanye yubaka inzu, kumva wakubaka utabishobora uteka ngitwike tuzibure twese. Nuko n'ibihugu byose nabyo bimeze. Umuturanyi atera imbere ukagira ishyari, agatangira no kukubwira ko wiba, ahubwo wowe ibyo ukora byose ari kwangirije imari ya leta, kandi anakubeshyera. Urumva niko ibihugu bimeze, nabyo niko ibihugu bimeze. Abanyamerika bakora ikintu, Abarusiya bati tugomba, ntubona ibyo bise gusiganwa kujya ku kwezi. Abanyamerika bageze none n'Abarusiya n'Abashinwa bose bongeye kubibyuta, barashaka noneho kujya kuri Mars. Urumva ni ryasiganwa ya competition ihoraho hagati y'abantu, hagati y'ibihugu, ibyo ntabwo bihagarika. Ikibi rero iyo bigeze mu bintu by'intambara nibyo bitera ubwoba, kuko abaturage benshi nibo babihomberamo. Hari agace tutavuze ko hari umwanya ku byana bana birebire, buriya le Moyen-Orient, ibihugu by'Abarabu na Israel, mu burasirazuba bwo hagati, nayo ni point chaud, ni igihugu ahantu hashyushye hashobora kuba habaga hatwika isi. Niyo mpamvu nyine hari izi ntambara zidashira, zikaratera n'impungenge. Urabona ibintu byo muri Palestine, biriya bya Hamas n'ibiki na Israel, igihe bimaze intambara igiye kumara imyaka 3 itarahagarara, amasezerano yabananiye kuyashyira mu bikorwa. Hariya rero hari abantu babenyigiza umuriro, bamwe bari mu ruhande rumwe bakikira abandi. Hari n'ahantu twese duhanze amaso dushobora kubona yuko hashobora kuba hakwaka umuriro. Ubwo sinshatse gusubira mu buhanuzi bwa Nostradamus, tuzabikora mu kindi kiganiro. Ni ahantu hateye ubwoba, ariko sinzi, ndabona yuko hari igihe byatuje, gushaka inzira z'amahoro, bakajya muri Qatar bakaganira, bikaba byoroshye gatoya. Sinzi, Netanyahu akaza byose ati ndabivuyemo, ngomba. Trump akaza ati noneho ngiye kuhagira station balnéaire. Ni byinshi ubona yuko naho ni ahantu hashyushye hashobora kubyara ibibazo. None bakiyongera bimwe twavugaga by'ibihugu byo muri Afurika bimaze kwitandukanya n'Ubufaransa. Muri Abafaransa nabo ntugire ngo bazarekura. Kare uriya jewe sukuragura, ariko Burkina Faso muzi Thomas Sankara ubwo yapfuye yazize ikise, ntiyazize ko yatangiye kuba très indépendant, ashaka guhangana na Mitterrand, baramuhitana. Uriya mugabo nawe Ibrahim Traoré no kumusengera, baramuhakije amaze kwishapa tentative zirenga 24 mu myaka 3. Urumva rero hose harashyushye, iki byose nasinzi no gukomeza. Sinzi, navuga abemera no gukomeza gusenga Imana, naho ubundi bwo riske y'intambara ya gatatu irahari na ko ikize afite nuko bavuga iby'ubushakashatsi by'intwaro n'ibindi. Ubu ngubu ntabwo bikiri iby'abandi bamwe tuzi
uzi ni bose bonyine bose bari n'abanyafurika ugiye muri bya cyber security ukareba artificial intelligence ubu ngubu mu kinyarwanda bayihaye izina ubwenge buhangano ubu ngubu harimo abanyafurika benshi kurusha abazungu ahubwo uko mutabizi ndabibonye ndumirwa harimo abajene benshi cyane. Igiteye impungenge nuko n'ubundi bihugu bikomeje kwire mu matsinda binakomeye kuko byagiye bigenda muri iyo ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri. Yego nicyo kimenyetso nyine kikwereka ko n'intambara ya gatatu ishobora kuba ntawabihakana rwose. Noneho byasa naho nta muntu witaye ku byabaye, bibagirwa vuba kubera za nyungu nakubwiraga abantu bagenda bareba cyangwa akagira ishyari undi akavuga ati ibi mbibonye namukura mu nzira, namukura ku kazi, namukura ibyo ni ibintu by'ishyari, n'ibintu rwose bizwi uhera mu Rwanda ukagenda ukajya ahantu hose isi yose. Ukuntu ishyari rizavaho ukabona umuntu araje arakubeshyeye akabeshyira abantu agasenya umuryango agasenya igihugu bikamushimisha kandi ukabona agutomeza. Ibyo biri ahantu henshi. Noneho izo ntambara rero ntabwo ushobora kuzikuraho ibyo bintu bikiriho kuko ni nka kamere muntu. ahubwo hagomba kuba system ya governance ya gestion. Ubwo uti ukaza ukambwira uti Ferdinand yakoze ibi akubeshyera nawe senateri Emmanuel yakoze kanamubeshyera ati ambasaderi Mutabawa ibyo yakoze noneho tiye ubwoba ambeshyera kandi sapasi. Agomba kuba ubushishozi kuko umukuru w'igihugu umuyobozi wari wese ntashobora kugira amaso areba aho hose. Iyo bamubwiye bya mbere birinjira bikajya akabifata icyemezo akagira ati ariko wareba uko ibintu bimeze ni mu isi yose, ntabwo ari mu Rwanda cyangwa muri Afurika honyine, ni isi yose. Ibyo rero abenshi bakora intambara ni uko bazitangira. Duhe isura kanaka, dutere icyondo abana banaba, hanyuma bizatuma abandi igihumbi bamera barya gutyo. Ni ukusenya za parti politike, ni ukusenya imiryango mpuzamahanga. So iyo ni za tactique bakoresha. Izo tactique zikoreshwa gutyo rero zishobora kujya mu bihugu noneho ibiri vulnerable bifite imiyoborere mibi idafasha bakabigwamo, ni nako batangira intambara ziba zidafite epfo na ruguru. Wenda tujya kugana ku musozo ko abantu bashobora kubaho mu mpungenge z'uko intambara zishobora gukomera n'iya gatatu ikaba yaba kuruta kugira icyizere cy'amahoro. Amahoro ibyo bavuga ngo ni mu Gifaransa bavuga ngo ni absence de guerre. Ngo njye nari ntekereje kuvuga ngo qui veut la paix prépare la guerre. No, iyo ushaka amahoro utegura intambara. So iyo uteguye intambara no ukuvuga ushobora kwirwanaho. Cyo ni kimwe. Kwirwanaho no kuvuga ngo ugomba gukora ibyo ushobora byose kugira ngo wirwaneho. Uzagutera ntazagutungura. Wirwaneho nk'igihugu uzagutera ntagutungure. Iyo ubivuga. Urabona kandi guhurira rwejo bundi. Urabona ziriya ngabo zo muri Congo, ubwoko bwose butandukanye. Ibisasu bagerageje kumisha mu Rwanda, bari bazi ko barangije u Rwanda, bakurikije ibyo bavuga ngo bashobora gufata Kigali kuri Goma bakarasa Kigali, bahagaze kuri Goma. Iyo tutagira ubwirinzi babonye bwana bateye ubwoba bikanasubira inyuma, ibihugu byose byo hanze bigashinyika ngo nimumaze muhagarike ubwirinzi mufite. Koma asoni bafite ndirinda ukamwe ngo imihagarike na uririnda ahubwo gukubuza ninde kwirinda. So urumva ko icyo gihe bitera intambara kuba ihindura n'isura. Mushaka mugende buhoro, ishyamba si ryero. Urakoze cyane Ambassador Honorable Senateri. Mu munota umwe dusoza, ubundi ibintu byose biba bigomba gusiga isomo.
wenda nubwo ushobora kuvuga mu masomo ariko abagomba kwiyumva buri wese ayumva ukwe n'ibihugu kubera n'inyungu ubundi nahe masomo yagombye kuba abantu bakura muri intambara ya kabiri y'isi. Intambara ya kabiri y'isi amasomo abantu bakuramo kandi bari banagerageje ni amasomo y'ibiganiro, kuko ibiganiro intwaro zonyine ntabwo zishobora kurangiza intambara. Muricana mukamarana ariko bikarangira abarokotse bicaye ku meza bakaganira. Niyo mpamvu rero burya ikintu kirangiza intambara nuko buri wese abashaka kugira ngo azaganire n'undi ari en position de force, avuga ati ngewe n'ibyo ufite ijambo riremereye turajya mu biganiro ariko namutsinze yubitse amaso. Niyo yituma intambara zikomeza, ariko ubundi rero nta ntambara irangizwa n'amasasu. Intambara irangizwa nuko mu muti turasinye nk'uko abayapani basinye, ntako batari bagize, ntabwo twabuze ukuntu biyahuraga reka mikaza afata indege akamanuka ari hejuru akaza akiruka kuvuga turwanya Amerika burimo abasirikare 300 agafara umwe ariko agahitana 300 kubera kwazi ko azajya mu ijuru. Nimwe bya Hamas nabyo iyi ntambara amaze gufata ini dimension religieuse, ibintu by'imyemerere byo kuvuga ngo ndajya mu ijuru ndabaye intwari ndabaye ibyo yabaye mbi cyane. Donc amasomo twakuramo nuko igisoza intambara kirangiza intambara n'ibiganiro, na mbere y'uko itangira abakwiyeho kureba guharanira ko hatabaho akarengane hagati y'abantu, ubusumbane bukabije hagati y'abantu, hagati y'ibihugu. Nicyo nshima twatangiye ikiganiro tuvuga buri umuryango w'abibumbye yatumye abantu bashobora kugira un cadre bahuriramo bakaganira bagatukana, ariko byuruka ukabona utuka mwicaranye ukabona aho muhurira. Buriya bari hariya muri Assemblée Générale barisanzura nta n'ukurikirana kubera amagambo yavugiye hariya, ariko umuryango wese yose ONU itarabaho ibyo ntabwo byabagaho. Bararwanaga. Isomo rero nuko mbere y'uko intambara itangira hari yakwiye kuba inzego z'ibiganiro, ariko nanone nturyame mu kondora rusi. Ugoma niyo mpamvu twavuga tuti kivera pe prepare la guerre, kuryamira amajanja. No guhora uri maso byagaragaye nkuko ambassadeur abivuze, ukuntu natwe byatugiriye akamere ejo bundi. Ubu ngubu u Rwanda bari amateka, ibintu bari barashe mu Rwanda bitagira biriya bwirinzi bwacu bwabifashe. Ubu ngubu basiga bavuga u Rwanda mu mateka ntabwo bari ibindi. No kuvuga buri wese igihugu nari nabahaye n'urugero n'abaturanyi, umenye uko wirinze, umenye urugo rwawe, umenye umutekano warwo, hanyuma nihagira ikivuka uhamagara abaturanyi utekana kandi mwarashotora, ariko byibura wizeye ko iwawe wafunze wakinze waryamye hari amahoro. Niyo miyoborere myiza. Yego n'ibihugu niko bigomba kugenda. Ariko ibiganiro nibyo bikemura ibibazo, intambara ntikemura ibibazo. Yego tuzakomeza no kureba aho isi yerekeza kuko niko kuyibamo. Yego. Honorable Senateri Emmanuel Havugimana mwakoze cyane namwe. Ambasaderi Joseph Mutsaba mwakoze cyane n'abadukurikiye. Yaba kure